Guys, nk'uko mubibona ni Emeline. Uno mukobwa amaze iminsi ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Ejo bundi yagaragaye mu minsi yashize, yari yaragaragaye yayifotozanyije na The Ben ngo bakurura ishanga n'ibiki, ari naho yamamariye. Nkeka yuko ari nabyo bimutera ibi bintu byose, kuba yarafashe kariya gahiti gatoya kuriya agahita agahinduramo ibintu bya danje bigeze aha ngaha, ku buryo asigaye akora ibintu noneho bimeze gutya, noneho kugera afata icupa iri ngiri rya Heineken akarishyira mu myanya y'indangagitsina. Abasore ba Kigali rwose mukeneye gukora siporo mukarya, kuko aba bakobwa sinzi ikintu muzakoresha wenda kugira ngo wenda mube navuga ngo mwabemeza. Ariko gato ibi ngibi mubona ni indi video ya kabiri, si yindi y'icupa. Iyi cupa twarayikoze, nimba utararebye iyo video urareba izindi video ziri kuri ino channel, cyangwa se hari video hari n'amajwi n'amafoto arimo amajwi y'uko bari kubigenza. Nyine wowe urakanda kuri iyo profile urebe video ushaka, mwizo zose ziri kuri ino channel. Noneho rero ikituzanye nta kindi, noneho reba ibintu yakoze. Noneho ubusa bwe ntago noneho hari ibintu, ahubwo ntago ari uguhera imbere, ahubwo yabwerekanye ahereye inyuma. Ahangaha mubona bageze gutya, hano bise bivamo, ntago mbiberetse wenda ndakeka yuko ahubwo n'ahangaha YouTube nitamara ngo nashyize ubusa bw'abantu hanze, niyo mpamvu mutari no kubibona neza. Ariko nimba ushaka video ya nyayo igaragara neza iri mu busa nyine, wowe nyandikire kuri WhatsApp nyiguhereze, natayishyize kuri YouTube. Nyandikire kuri izo nimero rero kuri screen yawe, ndahita nyiguhereza cyane rwose, nta kibazo kibirimo. Rero uno mukobwa ibintu bikomeje gukara cyane, sinzi ikintu ubuyobozi bw'u Rwanda buzakora kugira ngo bube bwacu ibintu ku mbuga nkoranyambaga, kuko noneho se ari kubikora nk'ibintu bimugwiririye. Se bavuga ngo ni ibyamugwirire, ntago video ya mbere yakugwiririra ngo n'iya kabiri kugwiririra. Ari kubiduhamo ama episode. Reka ubu ngubu dutegereje episode ya gatatu, iyi ngiyi ni iya kabiri. Ariko guys, ibintu birakomeye cyane, niba bigeze aho umuntu asigaye afata telefone ye cyangwa se agashyiraho kamera, yarangiza akaza agafotora ubusa bwe akabuzana ku izi mbuga. Ahangaha ibintu biba bikomeye cyane, sinzi niba uri kumva icyo kintu. Kuba wafata telefone yawe ukambura ubizi neza, ugafata video, ntago wapostinga video utabanje kureba uko imeze, warangiza ukayireba ukabona ubusa bwawe burimo, warangiza video ukaza ukayipostinga ku rubuga rwawe runaka, yaba TikTok, Instagram cyangwa se na YouTube. Sibye ko YouTube itabyemera ibintu by'ubusa, nyaka ko wenda bazishyira kuri za Instagram. Niyo mpamvu nanjye nanze kubishyiraho, kubera yuko mbishyizeho bamara. Gusa nimba ushaka video bugaragaza ubwo busa bwe, uranyandikira kuri WhatsApp ndayiguhereza rwose, nta kibazo kibirimo. Bari abakobwa batatu n'ubundi nk'uko bakoresheje icupa ari batatu. Guys, ibintu birakomeye cyane. Ikigaragara cyo amavideo turacyayabona, hari n'abandi bantu bakishahisha inyuma nabo bazagenda bazamo nyuma. Gusa natwe reka dutegereze, video zose muzaba muzibona kuri ino channel, haba video nk'izi ngizi. Mbibutsa yuko ibi si byo bintu ubundi dukora, gusa tukora nimba ari ibiganiro abenshi bazi nk'amadocumentaire cyangwa se ibyegeranyo. Yes. Reka tuzajye tubana rero umunsi ku wundi. Reka nkubutse gukora subscribe wakabyara nimba utarayikora, naho iby'abakobwa byo bikomeje kuba gaterera nzamba. Sinzi ibintu icyo ubuyobozi buzabikoraho, gusa nabonye perezida yabivuzeho, ntago ndabyumva neza. Gusa nimara kubyumva nabyo ndaza kubibahereza, namwe mwiyumvire nimba ari icyo yavuze bagomba gukorerwa, bagomba guhanwa cyangwa se iki, byose muraza kubyumva. Rero nimba ushaka video ya nyayo, nyandikira kuri iyo nimero nabahaye ya WhatsApp, ngiyo uranyandikira mpite nyiguhereza, nta kibazo kibirimo. Kora subscribe niba utarayikora, ndabakunda cyane. Iyi ngiyi turiho na Alex Media TV show, niyo ndi kukubwira ngo ukoreho subscribe, naho njyewe ndarigise. Ciao ciao.